Tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro z'umuco nyarwanda zizakubera iteme rigutembesha hirya iyo mu mahanga nugerayo ushenge uzaratire bose ibyiza by'u Rwanda dore warahavutse mwana wanjye kandi ntaheza nk'iwanyu urashaka ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda ukeneye ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda ubereye u Rwanda ubereye u Rwanda uwaniwe gusha. Welcome again my people. Nk'uko bisanzwe nk'uko nabibasezeranyije nababwiye ko Miss Rwanda ubu noneho imeze nabi uyu mwaka noneho sinzi pe haracwambaye nk'uko nabibabwiye mu nkuru yabanje nuko uyu mwaka Miss Rwanda rifite udushya twinshi nabwiye ko abakobwa bahagurutse noneho kuva mu bice byose na bya bice bitaserukirwaga byose noneho ubu babiserukiye iyo wumvishe iyo ndirimbo rero uhita usesura umeze uri umukobwa tuvuga ati bizagenda bite ubwo nzaba mpagaze noneho kuri wambonye kuri scene kuri stage hejuru ndiyo ntambuka neza nshaka gucyura iryo kamba uyu munsi ho nabazaniye undi mukobwa noneho dore umukobwa ni umukobwa mwiza ni ngo mwiza yewe burya mu ntara abakobwa beza kwe nagiye rero numva Rutsiro ndagenda none njya iburasirazuba niyo nagiye ngenda ngira kundi mukobwa udasanzwe uyu mukobwa mureba yitwa Karigirwa Alice uyu Karigirwa Alice nawe yamaje kwiyandikisha mu bantu baratanira ikamba rya Miss Rwanda 2022 uyu mukobwa we noneho abantu bakimubona basavuga ati uyu niwe we nyawe uyararitwaye nta wundi barihanganira uyu mukobwa rero nkuko mbibabwiye yitwa Karigirwa Alice ni umukobwa avukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare no hantu yavukiye ahitwa mu mudugudu wa Nsheke mu kagari ka Nsheke akaba yarize ku ishuri ribanza ryitwa Good Foundation Nyagatare abahize uyu mukobwa muramuzi arangije kwiga primary nawe yakomereje icyiciro rusange muri Kagarama Secondary School abagikigaye murayizi Kicukiro niherereye ubwo murumva abakobwa mwahize ko noneho uyu nawe yaje kugira ngo abaserukire arangije O-level muri Kagarama Secondary School yakomeje amashuri ye muri TTC Rubengera Ikarongi iri shuri noneho rifite udushya twinshi umwaka uyu ni umukobwa kabiri uva mu iri shuri nawe wamaje kwiyandikisha kwitabira Miss Rwanda uyu ni umukobwa kabiri nyuma y'inkuru ya mbere nabagejejeho irimo umukobwa bita Janine Nigena ikintu kidasanzwe naje kumenya nuko aba bakobwa bose bigaga mu ishuri rimwe wampaye abakobwa bose ngo bigaga mu ishuri rimwe bose bigaga kwigisha indimi ni abakobwa rero bitinyutse bavuga ati twebwe Miss Rwanda y'uyu mwaka ni iyacu ariko Alice we noneho njyewe arabona baye nk'usangiza amafoto bahita barambwira ati nukumugwa inyuma tuyuwa amajwi duhise tuyamuha ati ahubwo batangira kumva ati baratora bati babwire ko gutora bitaratangira nukubamenyesha ariko ubwo irushanwa rizaba ritangiye mwese rwose ntihagire n'umwe uzabura uzafate telefone yawe utore rwose wirukanka wihuta utora aba bakobwa agiye kukugezaho uyu Karigirwa rwose ikamba pe
ikamba uyu nguyu nawe ndabona rifite ku ruhande rwanjye. Abantu rero mwize muri TTC Rubengera muhigana na Karigirwa Alice, nababwira iki? Nguyu ndamubazaniye, mugende mu mutore musakaza hose iyi nkuru, mwibuka gukora subscribe, share and comment kuri The Moon TV Official, kuko aba bakobwa nzabaha amakuru yabo umunsi ku munsi nzabaha amakuru yabo, uko bagenda bitabira, uko bari kugenda bimera, byose murajya mubikurikira. Ufite ikibazo wese akanyandikira akambaza, n'amakuru yose ashaka kumumenyaho ambaze. Ngo rero Karigirwa Alice wize muri TTC, ngira ngo bamwigishije mwese, abize muri TTC kera. TTC noneho yabaye ubukombe, yamamaye. TTC Rubengera ndababwira ngo yamamaye. Abana mwese muyigamo, namwe murebe ibyo bakuru banyu bari gukora, ni mwitinyuke. Reka rero nsozi inkuru yanjye nyicumbikira aha, kuko iziri inyuma nizo noneho zo zizaza zidasanzwe, ko nzaba nganira nabo mbabereka live, mutagira ngo ni amafoto gusa nafashe, mbabereka live. Ndabashimiye rero, mukomeze mukore like, mukore subscribe, mukore share ku nkuru zose zo kuri The Moon TV, ku buryo aba bana bacu bazagera kure, ikamba rya Miss Rwanda 2022 bakarizana. Abantu b'Inyagatare rero, ubuyobozi, abaturage baho mwese, Alice Karigirwa baserukiye, umva mwese mumuha amajwi, mwe mushaka amafaranga mushyiremo amayinite, ku buryo ku munsi wo gutora batangiye muri iki cyumweru tugiye gutangira, mugomba guhora muza amakuru aho bageze, tukabatora nta mujinya. Ndabashimiye rero, ciao nakagaruka mu nkuru zitaha.